twongeye kubasuhuza twagira ngo tubagezeho amakuru mashyashya. Ubu ngubu REB imaze gushyira hanze. REB yasohoye itangazo ndetse ibinyuza mu ibaruwa igira iti ni ukubagezaho urutonde rw'abarimu bahinduriwe ibigo bakoreragamo imbere mu karere internal transfer mu mwaka w'amashuri wa 2026-2027. Iyo ni REB yandikiye abayobozi b'akarere bose igira iti hashingiye ku iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 033/003 ryo kuwa 12 bar cyangwa 11 bar 2024 rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'amashuri y'uburezi bw'ibanze. Ingingo ya 42 na 43 zivuga kwishyirwa mu gihe cyo gusaba kwimurwa. Minisiteri y'Uburezi ibinyujije mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB yafashije abarimu n'abakozi bo mu buyobozi bw'amashuri y'uburezi bw'ibanze muri gahunda y'imurwa internal transfer binyuze muri system ya TMIS ashingiwe ku busabe bwabo. Yagize iti kubera iyo mpamvu twandikiye abayobozi b'akarere bose kugira ngo barebe ku mugereka w'iri tangazo urutonde rw'abarimu bohererejwe mu bigo bishyashya ndetse n'abayobozi b'amashuri bahinduriwe ibigo bari basanzwe bakoreramo mu karere mubereye umuyobozi kugira ngo bahabwe amabaruwa abimura guhera tariki ya 1 Nyakanga 2023. Baranavuga uti ku mugereka w'ibaruwa murasanga urutonde rw'abemerewe kwimurwa ndetse n'amabaruwa abimura muri yakura muri system ya TMIS. Na handi hantu ayo makuru cyangwa ibijyanye n'urwo rutonde biri buve ndetse n'amabaruwa abimura uretse muri system ya TMIS. REB yabimenyesheje abayobozi b'uturere kugira ngo bagende baha buri mwarimu ibaruwa kugira ngo abashe kuba yakwimurirwa aho yagiye muri system ya TMIS. Wabishyizeho umukono ni Dr. Mbarushimana Nelson, naho washyize umukono kuri tangazo ni umuyobozi mukuru wa Minisiteri y'Uburezi ndetse byanamenyeshejwe nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, nyakubahwa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi na bwana umunyamabanga uhoraho Benedict. Ni muri ubwo buryo rero ngombwa yuko tugomba kubamenyesha ndetse no kujya mu amabaruwa ajyana mu kazi abo barimu bityo bibafashe kuba bagenda bakorere aho boherejwe kugira ngo n'imyanya isigaye yaho bavuye ibe yashyirwamo abandi barimu bagiye kwaka external invitation cyangwa external permutation ndetse no kugira ngo iyo myanya mu gihe batayisabye izajyemo abarimu bashya batsinze ibizamini by'akazi. Ni muri ubwo buryo rero REB yasabye yuko ayo mabaruwa bareba muri system ya TMIS ndetse ayo mabaruwa akaba yashyikirizwa ba nyirayo kugira ngo babashe kuba bayajyana ku bigo bakoreraho cyangwa bazimukiraho babashe kuba bajya kuri placement y'icyo kigo bakoreraho. REB yabinyujije mu itangazo ishingiye ndetse ku iteka rya Minisitiri w'Intebe rigenga abakozi ba leta n'umurimo ari ryo nimero 033 bare 03 ryo kuwa 12 bare 11 bare 2024 rishyira stati yihariye igenga abakozi b'amashuri y'uburezi bw'ibanze. Ni muri ubwo buryo rero REB yishimiye kuba yamenyesha abayobozi b'uturere ndetse no kuba yabasaba kubaha ibyo byangombwa kugira ngo umwarimu wese agire document yuzuye. Amakuru yose urasanga aha ngaha, komeza ukurikire Shaman TV kugira ngo hatagira na kimwe kigucika.